amakuru avuga rero ko mwatangiye kureshya Claude n'ibihu. Claude niyo mugabo ari ku isoko ntakipe arabona ikipe y'igihugu Amavubi gukora na team avuze neza cyane igihe amakuru ufite nuko afite za offer nyinshi nazaremo ikajya mu bari wa offer afite twebwe se kugira ngo amikoro ntago yabagwa nabi ubushobozi bwacu buriya ngo inkoko itora uko umuntu yangana turacyari kuri za offer se mwibaze namwe offer ngira ngo APR yatangaga kuri we twebwe turacyari turakigaragaje ko afite urukundo Rayon Sport rudasanzwe bikasa ko hari ibyo akayihayo abona amashyi abafana buzuye stade amahoro bagira gutya nabyo muri offer Rayon Sport igikundo kitagurwa sogongera akayenyeri k'abafana abakabakanda ko nkunegeza ko muramutse muronshinzo umushinga mwumvikanye nabo ko batafana migurire Claude umwanya arabamuguza cyangwa ko mbona nta nibirenze ngiye ntekereza ko n'umukinnyi mwiza kapiteni yari kapiteni wa APR ni umukinnyi wa equipe nationale ni umunyarwanda ikintu gikomeye ni umukinnyi ufite experience wadufasha ariko nkuko mubivuze aramutse yifuje kuza muri Rayon Sport natwe uretse ko twanabyifuza kuko ibyo bintu byose tubyubakiyeho ariko kugeza ubu ngubu turimo turajera amafaranga ubushobozi ndetse n'ibibazo by'ingenzi dufite ku myanya runaka hari umureyo wa Dubai ejo yarampamagaye ambwira ati urinze ufite sandani hari ikintu cya Visit Rwanda kirimo kirashaka guhobera Rayon Sport ikipe izasohoka atari ko niba utayafite nzibariza Budara cyangwa ejo nuramuka umunyu uzamumbariza perezida niba bitarajyana naho kuvuga nta kantu karimo ko kumurika Visit Rwanda ku ruhando mpuzamahanga kuri aya mashyi y'abariyo ako ntabwo karimo naba mbabeshye pe buriya ngira ngo kubanje guseka buriya amakuru yose ngira ngo ibintu byose nabibahaye uko mbifite kuri Visit Rwanda nta makuru mfite gusa nk'abariyo tuyibonye byaba ari byiza kuko Visit Rwanda ngira ngo ikorana n'amakipe menshi yo ku rwego rukomeye ku rwego rw'isi natwe turamutse tubonye iyo nkunga no muri Afrika no muri basket turabizi muri ball muri ball kandi nabo bazasohoka kwa Afrika nibyo navugaga ngo ubu tugiye gusohoka kandi Visit Rwanda ni uburyo bw'ubukangurambaga bwo kugira ngo isi imenye u Rwanda tuzajya muri Cameroon turamutse tutsinze wenda ukajya muri Comore cyangwa muri Mozambique tukaba twajya mu mapuri harimo n'ibihugu by'Abarabu cyangwa se n'ibindi bihugu isi ikeneye kumenya ariko na Afrika ubwayo ikeneye kumenya u Rwanda twumva icyo kintu kiramutse kibaye imwe mu mpano igihugu cyaba kiduhaye kuko turi abanyarwanda turi equipe y'abanyarwanda dukeneye n'ibibazo turimo unavuga wenda nacyo nkigarukeho uwo mushinga dufite umuntu wakubeshya ngo muri biriya biro bya Rayon Sport harimo miliyoni 100-200 ni ibitekerezo dufite ni abafatanyabikorwa baje on board kugira ngo dufatanye nimuza kumakanya nacyo ndakigarukaho kuba aka kanya twabona abandi bafatanyabikorwa icya mbere ni umusanzu mu kubaka football yacu ariko icya kabiri ni no gutanga ibyishimo kuri aba banyarwanda benshi mubona bose bakunze umupira bakunze Rayon Sport tugakomeza tukubaka uriya Visit Rwanda nyine harimo n'aba banyarwanda umuntu wese uzabasanga bakavuga bati uyu muntu inkungazanye perezida speculation zibari nyinshi cyane cyane kuri icyo kintu cy'abafatanyabikorwa kubera ko imyaka yose Rayon Sport byaragoranye Martinez nigeze kumva abivugaho we arahuranya ntago azanamo diplomasi nk'izanya abayobozi utagambwa we haba hari speculation nyinshi mu mezi 6 7 8 habonetse abafatanyabikorwa Rayon Sport itigeze ibona hari n'abavuga bati Skol iragiye turapfuye ibanga ni irihe kugira ngo baboneke se mufitiye uburyo bwo kubasigasira no kubongera
mu gihe gito nahoze mbona abafana rwose bashimira umukuru w'igihugu cyane bati Rayon Sport turazanzamutse kandi ni igihugu kibifitemo uruhare gahunda imeze ite yo kugira ngo bikomerezeho ubwo uranatubwira kuri Jair ati amafaranga imibare twabonaga niyo koko murayategereje azaza ese yagira ngo ni AI ngo ntabwo yemera ko ntabwo ndayemera nuko zira miliyoni magana ntabwo zira 700 ku mwaka ese ubundi mugeze na budget y'umwaka ukurikije projection reka mere kuri icyo dufite budget ya miliyari hafi na miliyoni 800 incomes ayo duteganya kuzasohora turateganya ko azagera muri miliyari 1 na miliyoni hafi 580 na 600 turamutse uko tubiteganya ariko bigenze dufitemo balance asagura 200 niyo mateka ya mbere yabikoze ariko icyo nababwira ubwo turateganya ko miliyari 1 hafi tuzayikura muri Jairuti ubwo rikaravuga tumaze kubonaho deja miliyoni 100 ubundi uko byari bipanze nuko mu masezerano tranche ya mbere izaza mu kwa 9 indi mu kwa mbere indi mu kwa 3 kandi nta masezerano bishe nta sezerano ahubwo barayahinduye batanga avance itaririho ni nko kubabwira ngo iyi ni commitment no kubereka yuko turi kumwe muri uru rugendo noneho washyiraho abandi bafatanya bikorwa tukabona rwose noneho ubwo muri cya gitekerezo cyo kujya tuyobore Rayon Sport nka business utarabaza ayo matsinda hari umuperezida yigeze kubara ayo matsinda oya reka kandi yabaza ayo ntabwo tuyabara muri incomes turabara ibyo dufite kuko ibihumbi 100 yaba ari inyongera none ubu tuteranyije projection buriya icyo bita projection budgetaire icyo utekereza urateganya ngo hazava iki ariko uzi ko ufite base yacyo nko kubibuga iyo tuvuze mu mafatanyabikorwa ni commitment ubona ufitanye n'abantu so rero ibanga rihari icyambere ni ukubaka ikipe itsinda umufatanyabikorwa wese azaza akurikiye kuko product ducuruza ni ibyishimo ni Rayon Sport itsinda umuntu wese waza akabona 45,000 biri kuri stade bireba bikurikiye azavuga ati ahantu ni isoko product yose najyanayo izabona abayigura so kubaka equipe itsinda abareye aho bari hose yabo waje muri stade n'uri inyuma ya stade avuga ati buriya naba umukiriya wa Beka kubera ko Beka ibana na Rayon Sport nanasaba abakunzi ba Rayon Sport yuko abantu batarafungura konte muri Beka bazifungure n'abari basanzwe bazifite begereza branche zibafashe kuzihindura zibe gikundiro kubera iki umureye ufunguye konte ikora neza tubonaho amafaranga ukoze transaction runaka no kuri aya makarite hose dufite ama pourcentage ni inyungu kuri Rayon Sport turavuga ayo mafaranga twizeye ariko turamutse tugeze mu matsinda turamutse tugurishije abakinyi dushobora kugira incomes zikubye kabiri expenses aho niho noneho hamwe twatinyaga kugura wa mukinnyi musa w'ibihumbi 100 tujya noneho ku isoko duhanganira umukinnyi na Yanga na Simba turamutse abareyo nibitabira izo product amafaranga akinjira tukagurisha abakinnyi tukagera mu matsinda tukagera ubwo tuvuga ngo turangije umwaka tubitse miliyari kiyegeye kuba wagura umukinnyi wa miliyoni 200 ahubwo perezida hari n'umwantroponeur nabonye nimugoroba afite ibitekerezo byiza cyane witwa Pascal Murasira sinzi n'umuzi n'umwantroponeur ukomeye abantu bazi cyane hano mu Rwanda no muri Afrika yavugaga ngo iyi nsinzi ya Rayon yarashingiye kuri video yabonye iriya yakamatoshe muri stade ngo yaba ari nk'ikintu gifungura ibirori bimeze gutya ngo yaba nk'intangiriro yo gufungura ubucuruzi buhambaye cyane kuri football y'u Rwanda apana Rayon Sport gusa ngo hakwiye kuba umuntu ubireba kandi agashobora kwibyaza amafaranga gute avuga ngo constant viewership kuba abafana bashobora gukomeza kuza ku kibuga year round digital engagement kugaragara cyane kuri internet no ku mbuga nkoranyambaga bihoraho steady match the revenue no kukarikira neza mukamenya amafaranga amashobora kwinjiza ku kibuga n'umuntu usanzwe ba mu bucuruzi abantu batangiye kubona ko Rayon Sport ifite potential yo gukora amafaranga menshi kaba nk'uruganda cyane rwose nk'ubu muri abo staff dufite n'ushinzwe digital project exactly gute twabyaza amafaranga ikoranabuhanga ariko ndemera ngo na engineer bose line turimo
ni business. Rayon Sport kuba a business institution, ni gute twongera incomes tukagabanya expenses kugira ngo tugire ya positive balance ishobora kudufasha no muri investment. So ndibona koresha izo ndimi z'amahanga, ni gute twakwinjiza byinshi tugasohora bikeya tukazigama yashobora kudufasha mu ishoramari cyangwa se mu kwagura ibikorwa bya Rayon Sport. Turifuza kuzagira centre ya icyo bita centre technique, ikibuga cya synthetique cya miliyoni 800 na vestiaire ni kigeze muri miliyoni 1 n'igice, ari projet y'imyaka 2-3 abareyo babyitabiriye, tukaba dufite centre yacu, tukazagezwa abantu batekereza ibikorwa remezo binini. Birashoboka rwose, abareyo ni isoko rikomeye guteza imbere equipe yacu. Mwongera gukangurira abareyo umushinga w'akanyenyeri ryari ko ntekereza ko igihe cyiza cyo kongera kwibutsa kwiyandikisha ari iki gihe abantu bishimye. Ni umwanya mwiza. Ubu tugeze ku bantu 60,000 hafi na 2 biyandikisha, ariko abareyo bararenga miliyoni zingahe. Mperutse gukurikira ngira ngo ni Karenzi wabivugagaho. Ruriya ni urufunguzo rukomeye cyane rwo kugira Rayon Sport igicuruzwa. Kuko umuntu wese araza akatubaza, ariko ko uvuga mufite miliyoni 3 z'abareyo bari he? Ariko ubu abantu 60 na iyo umuntu araza akatubwira ati ariko aba bantu ni mu bamera amakuru yuko Airtel yazanye products mu munota umwe abantu 60,000 bababonye message. Naza rero avuga ati noneho byari 60 bibaye miliyoni 2. Umuntu uzamubwira uti jewe kugira ngo nkugereze ubu butumwa ku bantu banjye miliyoni 2 muri ama miliyoni azayatanga yihuta. Ndayo nsaba bari aho bari hose, ufite telefone atayiyandikisha, icyo tumusaba no kwiyandikisha gusa. Nta mafaranga bizazanye. Ibyo amafaranga bizaza nyuma, gusa bisaba yuko abafiteho byibura amafaranga, ngira ngo ni amafaranga 10 kugira ngo wohereze wiyandikishe 10 ikindi ubwo ukabuhaye Rayon Sport base de négociation cyangwa se ishingiro ry'ibiganiro n'abafatanyabikorwa. So numva rero uriya mushinga ngewe nyita backbone, urutirigongo rw'ubuzima bwa Rayon Sport mu bucuruzi. Hari umufana wabajije ati Perezida, umushinga uratanga icyizere ariko uri mu ntangiriro. Amasezerano y'abatekinisiye nta mpungenge abateye. Directeur technique amasezerano ye angana iki, akoze ate? Umutoza kuwashaka guhungabanya ariho yahera, amasezerano y'abo bantu ateye ate? Directeur technique amasezerano twarayubatse, dufitanye amasezerano y'imyaka 3 izongerwa. Projet ubundi nyine ihera kuri iyo myaka. Twabanje dufashe icyo bita mid term, igihe giciriritse wenda kiringaniye